basi hari ibyo mani sidi bo wasaze ma twagiye sinjye mani twakiriye basi mani se mani ibiti cy'abana kizo wasanga bafashe ibintu twagiye kuri kuma mbere na mbere rero mwiha amashyi mamukoze ibintu mu gake ariko nubwo mbona kuko barimo abantu benshi barimo bagenda bacanga abantu ntavuze mwahanga akako mukuri ko mugira nkanenga bagenzi banjye bari ibintu bitabareba bajye bari ibyabo ahubwo ibintu ntabwo bagombye kubyerekana ahangaha ubu babibonyeho reka bajye bagenda bamujyane hariya tubabazi ataba umeze neza rwose ugira ukuntu ubigenza ariko mudateje abantu public ni kiriya kintu kuko mwakoze neza pe kuko rwose akanyarwanda rero ni keza cyane akanyarwanda ni keza cyane murumva twagaye titire ugende episode ya reka gafite icumi gusa mu mugeni byakira gusa mu mugeni hari nabo gusa ubu reka twaba gusa mu mugeni ubukwe bw'abanyonzi ahubwo ikintu twanenga ikintu twanenga ni ya genge yaje gusaba umugeni genge y'abarara kuko badasoma aho twigomba gushaka titire gusaba umugeni ubukwe bw'abanyonzi ati karabaye noneho dore babanyonzi birangiye bamujyana reka akandi gapantaro ko tuzabona n'ibyo tumushiye tumutwara byanyanje twagubura nubwo ngumbo reka none reka tuvuge no ijambo rya mukuru noneho kukumva n'utuzi ijambo rya mukuru ubu murabona noneho kurukumva ejo bundi murabona ko twe twapanze diru zo kuzana nyine nawe nyine murazizi ntabwo ari kugira ngo twafashe nyine urumva rero kurukumva kugira ngo dukore ibintu neza kuko tuvanga dushonje ushaka kwishyura pabure kasabwo ushaka kwishyura pabure rero wifata urumva kuko ariko nta rero ibyo byerekana ibitaho y'uza wenda kuko reka turikorera turi gukora neza cyane ariko ahangaha dufitemo abantu bashyashya twakoze ikiganiro badahari kuko nabo bahaguruka bakaza bakatwibwira sibyo dufite amatsiko rero n'abantu n'ababiri bazi harimo wowe nyarutse uci nibwira abantu kuko oji ngiye baranzi kureba kamera nyine bakureba oya tuza n'ibyo kibazo nyine nibyo ndi kubabwira amazina yanjye banyita D-boy baranzi ushaka kumbona nka walafi oji walafi ushaka kumbona naho uri bwabone kwiyicaro nyine ko mfite byinshi cyane ngiye kuba ni D-boy ni naryo ryanjye oji nyine you know $250 ndavuze ngo gukubita imihanda niyikaraga niyimanura arabatereka niyipape niyimame niyinyogorome nikubita muri pa bite bigwa muri pya oji nyine batereka ngenze hano bakubita imirongo yanjye ya danje ku buryo niviramo uzasigaramo bati oji yaragiye turakwakiriye reka twakire n'indangaha nawe oji kuko mwakina nawe yakagira yibwira abantu Ruzu muraho neza twakeza Diane nunu nanjye ndi umukomediyani wo muri Gasoro Comedy Simonzi se twakoranye kuva kera ubu ngubu nitwa mama Pamela inge mubyeyi utanga umugeni mo hano ibindi byose murabizi ni kwa kundi Ruzungu nta kubatenguha original harya ngo yambere ngiri ku reka yambere yo kuri kwa Kamahera kuri ni kuwa gatatu saa 7 twageze ku kigo ndane bande babwira abantu bo kuri mwari mu nkumpe no ndaje nze nongeye mu mboni wa undi wa Congo ni kumwe n'abahungu bakira amanuka stage none bavuga ati umuhungu yamanutse none twitege kuwa gatatu kuri Inyanza yazana none ku indi stage yatanje no n'abahungu bandi nkaba murokore batweza batingi bose bakarabo turahari bakarabo ba Pamela ariko n'abandi bese bazaboneka bose urumva rero turabararikiye inyarwanda muyikunde cyane ku inyarwanda ni nziza cyane inyarwanda muyifollowinge kandi n'abantu dukorana n'amanga bafite ama smartphone n'umva none banga ni share igira ahantu kure
ewa gutuma abantu bafite amasmartphone bose ni kuyapfusha ubusa ni kuyapfusha ubusa zaba ari abaye reason watanze karike bwa mbere aho rero aho iyo watanga ariko byumvikana ariko se niba wakina muri video bakabisharinga abantu ibyo ngibyo urumva rero aho bwari bwacu rero mukora ibintu byinshi maze kubibwira abantu benshi tuzajya zose babwira ubwo reka dusoze ikiganiro akanama twajyaho tukura aha ngaha kararangiye reka kuraho kamera tuvuge ibindi by'ibanga mwaramureba